ikiwanje gize ndahashika sanga amazu yose yafashwe sanga inzu yanjye nawe yafashwe mbabajwe n'amafaranga nasizeyo nta n'amafaranga nta n'igice na kimwe cy'icumi nakuyeyo bira bintu byose turi kubona se byahiye nta kintu bura bakuyemo ubwo ndabona ino nkongi y'umuriro ni nyinshi urabona ko inzu ariko ndikubona hangaha hari abasirikare benshi bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bazanye ikizimyamwoto bari kuzimya tufashije kugira ngo abasirikare baze kutuzimiriza nahasigaye hoho n'abasigaye bose iyi ntuze igihe kinini ya twirwa twicaye ngaha cyangwa tugize tuzobaho gute tuzojya gute tuzirirwa gute cyo nosaba nuko gusa mwogira ikintu mwodufasha nk'abavugizi kugira ngo ubwishingizi bwacu budutabara ngo agiye gusahura ibintu biri mu nzu wiwe nawe kandi icyaciye kitunababaza gose nawe yahiriye mw'iyo nzu yiwe ariko arasahura ibintu bigiye guhiramo none ubwo rugi rwaciye rwibana none nawe yahiriyemo ariko se ndikubona abantu bari kujyamo banyurangana bafata imifuka y'imiceri bayisohokana abandi bavuza induru ese no kubera iki hano ahantu hari gushya abantu barababaye bamwe bari kugenda bakora imifuka y'umuceri abandi bavuza induru bakomera ese no kubera iki iyo habaye bamwe bahomba habamwe n'abahungukira ubwo bamwe bagira ubwo nebijura nyene babiriko birasahura niyo gituma n'abasirikare badutejemo bamwe bakaza kudufasha urabona uburyo ubonye bicyana aho bisigaye byose twebwe badusahuye noneho baratwunyuguza rwose nta kintu na kimwe badusigiye inkongi y'umuriro muri kureba na ziriya nzu muri kureba ziri gushya hano ni mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu kagari ka Marityazo aho inzu z'ubucuruzi zafatiwe rimwe nk'uko mubireba kuri kamera zanyu za Kidasamara TV Rwanda murabona yuko izi nzu zahiye kandi zahiriye ku murongo abaturage bavuga yuko inzu imwe niyo yabiteye niyo yatumye zino nzu zose zishya kuko yepfo ngo hari icyokezo nyine bacumagamo inyama ibirayi ngo hari n'ikarayi rero barakeka ko iyo nkongi y'umuriro yaturutse kwa Mucoma bigaturuka kwa Mucoma rero bigatuma na zino nzu zindi zose zishya dore ko n'inzu ya Mucoma yaje gushya abaturage bavuga yuko rero bino byokezo bashyira mu nzu mo hagati bidakwiye kujya mu nzu mo hagati kubera ko nibyo biteza inkongi y'umuriro bigatuma inzu zishya kizimyamwoto ubwo zazaga kuzimya zasanze inzego z'umutekano inzego za polisi zihari zirimo ziyeranja mu kuzimya n'abaturage barimo biranja kuzimya ariko bahise bazana kizimyamwoto batangira kuzimya ino nkongi y'umuriro abaturage bavuga yuko bibwe mu gihe bo bahombye harimo n'ababyungukiyemo abasahuragamo hano baje kubasahura ibyo kurya n'amafaranga bari bafitemo ariko ngo hari abatabashije kuvamo ubwo babiri baguriwe n'igisenge bahita bitaba Imana imodoka ishinzwe gutwara imirambo yise iza irabatwara ni mu gihe rero abagerageje cyangwa abakomerekeyemo ibo ambirasi yabajyanye bari kwitabwaho kwa muganga mu bitaro bya Marityazo kugira ngo bataza kuhasiga ubuzima aya makuru yarishije abanyarwanda benshi cyane abandi batangira kwifata ku munwa iyi ni inkuru rero y'incamugongo yarishije abantu benshi nkuko muri kubireba izi nzu zahiye nabi izi nzu zahiye uno munsi ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 22 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026 nibwo zino nzu zahivuze ngo ba nyirazo batangiye umwaka batameze neza rwose kubera ko nimba umuntu umwe uhombyemo hano ahombyemo nka miliyoni 10 uhombye utuntu dukeya cyane abacururiza mu zino nyubako zahiye bavuga yuko ahiriyemo amafaranga menshi cyane Ndahimana Jean Paul wari umucuruzi wa hano avuga yuko yari yagiye mu rugo ino nzu ayisizemo miliyoni 15 yaragiye kwishyura ibintu byari bikomotse i Kigali ubwo yari yaragiye kurangura ubwo ibintu byari kumugeraho uno munsi akabyishyura miliyoni 15 zahiriye mw'ino nzu ari mu gahinda n'amarira ndetse nk'uko tumureba ku maso yiwe arimo arazengera namwe uko mumureba kuri kamera za Kidasamara TV Rwanda niwe wabashije kuza kuri kamera avuga ububabare bwe avuga ukuntu arakaye avuga ukuntu yahuye n'ibibazo bikomeye cyane ubwo abandi batinye barimo barira bavuga ngo mukuri itangazamakuru mu nza n'ubundi twahombye ariko bamwe bakavuga yuko itangazamakuru rigomba gufata bino bintu bikamenyekana koko abantu baturage ngo bafite ubwishingizi nibitamenyekana ubwishingizi asirasi bafite bushobora kutazabishyurira cyangwa bushobora kutazabishyura bitewe nuko iyi manuka yabaye bitunguranye cyane ko kandi ngasirasi handitseho ngo imanuka itunguranye ariko ngo iyi manuka ngo ni ku bushake ngo ni nk'abantu bahatwitse babishaka kubera ko ngo ngo hari abantu benshi batari babanye neza kandi bavuga yuko uno mugabo barawufitemo icyokezo mu hano hagati ari we muntu baziranaga urunuko yari afitemo icyokezo hano ariko naho icyokezo cye cyahiye
ntago bahita bamugerekeraho yuko ari we watwitse zino nzu cyangwa intandaro y'inzu yiwe ariyo yatumye izindi nzu zishya. Tureke babanze bakora iperereza bamenye icyateye inkongi y'umuriro, nimba ari umuriro w'amashanyarazi wakoze sireko izi nzu zigashya, cyangwa nimba ari nk'undi muntu waturutse ku ruhande izi nzu akazitwika. Rero nibyo tutaramenya, ariko tugiye kubikurikirana paka tubimenye, kugira ngo tuze kugaruka mu makuru ya saa sita tubibabwira byose, tubabwira ese hapfiriyemo bangahe, uretse babandi babiri nababwiye igisenge cyikubiseho. Abagiye mu bitaro ntabwo turamenya igisubizo cyabo ngo bapfuye cyangwa baracyari bazima, dore ko bajyanywe babashyizeho bomboni bari guhumekeramo. Abahiriyemo nyine bagiye gusahura mwa zino nzu, kubera ko abaturage bavuga yuko mu gihe harimo abahomba harimo n'abunguka, kubera ko mu gihe bamwe barimo basohoka bakiza ubuzima bwabo, abandi birukangaga bajya gushaka ubutunzi, bajya gushakamo amafaranga, bakuramo imifuka y'imiceri bitwarira. Ngira ngo namwe murabizi ahantu nk'ahangaha hahiye ntabwo wabura abantu binjiramo ngo nabo bajye kureba icyo kurya, kuko hano hanze haba hari abantu bashonje benshi cyane. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera. Nimba ushaka kubona igice cya kabiri kino video